wanjye koko ese ubusheri koko muhamagare nkora iki ariko sha ubwenge bw'abagore buba hafi cyane ureba ngo umuteshe umutwe ngo nshaka iki mutere kujya kwiba ngere naho mwihakanye ese ubu koko burarambabarira kave kumuhamagara ndebe uciyemo aro sheri Yego umeze uteze meze neza ndakomeye nta kibazo mfite. nta kibazo ufite Ikibazo nagomba kugira cyararangiye nyine narafashwe uraza uranyihakana ariko nyine ntacyo bitwaye tu ubu ngubu byararangiye n'udufaranga natwishyuye nyuma y'aho ngaho ngomeza ubuzima. none se nari nguhamagaye nyine ndi kugira ngo duhure ngire icyo nkwibariza arega ntabwo nshaka guhura nawe. wambabariye tugahura koko numva nshaka ko ari icyo nshaka kukubaza. Oya rwose ntabwo ngeneye guhura nawe. Naraguhemukiye ndabizi kandi ari njye wabiguteye ngira naho nkwihakanye ariko ndakwinginze kugira ngo ubashe kumbabarira pe mbabarira basi duhure ibyo wakora byose niba urambabarira niba utarambabarira basi mbimenye. Iminsi twahuye irabaye nta kindi gihe ngeneye cyo kuba nahura nawe. Ariko twabonanye nibura ndanagukumbuye ndashaka kugira ngo ndebe n'isura yawe uko ubu ngubu usigaye umeze. Nyine ng'abantu bakundanye birumvikana. Urabyemeye se? Gusa umutima wanjye wawugize akayunguruzo sinzi niba twakongera guhuza. Ariko vayo ngo vayo ugira icyo umbwira da wenda hari wasanga hari icyavamo kizima. Sheri urakoze. Reka nze noneho nze duhure. Sava nta kibazo. Gerageza utebuke kuko ari ahantu nashaka kujya ntabwo ngeneye kuguma aha ngaha hari ibintu ngiye gukemura ihute. Sawa tebuka. Ya. Umva ngiye kugenda mbwiye ko hari ahantu agiye kujya ngiye kugenda nihuta ngize amahirwe aramfasha we najyaga amuhamagara namfate umva reka ngire vuba. Amakuru ni meza mwana uko umuntu uri kwivugisha wanigunze wenyine ariko se sister ubu ngubu kwirwa aha ngaha mu rugo ubona ari cyo kintu kikunesheje kuruta uko wabaga wisanzuye uri iwawe n'umugabo wawe koko. mwese ubwo wagira ngo mbigenze uterega nawe ubuzima bubi nibwo bwanshutse. Bwaragushutse nyine nose wowe nimba ako ni nawe wabiteye kugira ngo umugabo nimba uriye nabi nimba ari ibyo bijuma mubirye ubimucyurire umuhateho ikintu adafite ngo uragikeneye kugezaho naho mutera umutima mubi wo kujya kwiba. Ariko kuza ukuntu iwacu twajyaga neza nari nakomeza kujya ibijumba mwaryaga neza wari ugiye none reba ndaje na mama na wari arantoteza buri munsi no kujya ibiryo nkabijya abantu ukagura ubwo se urumva ubuzima nabushobora maze kumuhamagara rero noneho yampashe turavugana tumaze kuvugana ndamwinginga numva aranyemereye ngo ngende tujye guhura ariko haranagiye kujya nihute. Nimba ugize amahirwe akaguhamagara ntuzane ubugoryi amagambo twaganiriye uburyo ugomba kumwitwaraho ubizirikana ariko wadi zirimo hano nazirikane nzikuramo ubizirikana ariko waramubabaje nawe nanjye sinjye uzi ukuntu ariko iyo ubayeho mu buzima bubi bigabo biba bikosha ibigabo bikakosha bikagushukisha amafaranga. Oya ntuzabyongera bikakwereka ko umugabo wawe ari iyi si amase bagenda bakakwinezezaho bakaguta ugasigara aho ngaho. Ariko mba sinzongera ningira amahirwe ngabona aranyemereye umva nzajya mufata nk'amata y'abajiji dushaka tujye tunabura turarira amazi cyane rwose. Ariko mba sinzongera kumuhemukira bigeze hariya nanjye naramubabaje ndabibona reba ukuntu nabaye ng'ikizomba ndi kirindagizi reba ibishatsi singisogoza. Wowe genda ugeyo usabe ubutakamba ukora ishoboka byose kwa kumwitwaraho twavuganye aba ari kubigenza. Ndabikora nta kazi kawe oya ndabikora ubwo mwana avuganye akagufata kuri phone wasanga ari amahirwe ufite yamfashe ngize amahirwe nasanga rwose atarashatse n'undi mugore ahubwo reka kanitunganye ngende ako mbwira ndaje ngende nitwikiriye gutya
gutyo si byiza sanga gerayo nawe mbwira reka nze ngende action anje mukunzi wanjye nkunda cyane kurusha abandi ngaruwe no kugusaba imbabazi kubw'urukundo rwawe naciye amazi mvuga ko wantaye kandi ukinkunda. aha ni byiza ko wari uzi ko nagukundaga ugashimishwa no kunsebereza mu ruhame bamwe banyega abandi bankwena shawa ndeje abantu niho wabuze byose. Sheri ndagukunda nawe urabizi maze iminsi ndara nkurota nibuka uburyo nagusebyaga mvuga ko wantaye kandi ukinkunda nicyo kingaruye mukunzi wanjye. ndabona disi uteye agahinda amarira yawe ndi kuyareba ngo haye byose ngwimye umutima utazawuhaguka winuba. Mugabo wanjye nshavujwe nawe kubw'agahinda njye naguteje sinkuzize ninjye wizize numbabarira nzabirota. mukunzi wanjye reka kugenda uvuze byishongora ku mutima reka dushingure ejo hashize ruhangahanga ejo hazaza icyadutanya kibura umwuka. Mugabo wanjye urasa n'Imana kuko iyo Mana ni urukundo imbabazi zawe ndazakiriye icyadutanya kiragahambwa.